uhagurukane nayo. Urashobora gukomera Imana amashyi mu gihe cyabyo. Yicaye umugabo witwa Rubasha, yarakikiye intara zahabu y'ibisubizo byose, ndimo z'amarira y'amajoro waraye ukuba amaso usenga. Mbonye intebe y'ubwami kandi yera, mbonye n'uyicaye umugabo witwa Rubasha, yarakikiye intara zahabu y'ibisubizo byose, ndimo z'amarira y'amajoro waraye ukuba amaso usenga. Kubisubizo uzatoha babibone, niwanga ukaberwa byo uzahanyura babibone. Urukweto rubonye urwago uzaseruka babimenye, iguhaye ikibemeza urugambo ruzashira. Ukabyibuha n'umubyibuho ukaza, igutera iteka we bagutera ifiriti, iyo ikubwiye ngo jya igihekane kibaryana ntiwabika kuyoboka. Iyo igutuye imitwaro we bagutwaza amarete, yamagana umubyigano ukabyibuha n'umubyibuho ukaza, igutera iteka we bagutera ifiriti, Imana ikubwiye ngo jya igihekane kibaryana ntiwabika kuyoboka. Kubisubizo uzatoha babibone, niwanga ukaberwa byo uzahanyura babibone. Urukweto rubonye urwago uzaseruka babimenye, iguhaye ikibemeza urugambo ruzashira. Asanga kibiga mwene wabo nawe utagiye konji, dore ukebukira uruhande rwawe ukabona ari ubusabusabusa, ariko nta busa buhari mu kibazo aho yicaye Imana ikarutegura umunsi amarira yapfunyikira intashyo. Asanga kibiga mwene wabo konji yakubera nawe. Erega nta bitugu itaberwa n'ikoti, Ande zose